wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda. Tubashimiye kuba murimo kumva radiyo Rwanda. Mwisanzure ni ukuvuga aho uyu mubumbe dutuyeho ndetse n'indi mibumbe n'inyenyeri biherereye. Muri iryo sanzure ibirimo byose ni binini cyangwa se bikaba bito ugereranije n'ibindi. Imibumbe ni mito uyigereranije n'ukwezi, ariko nayo ikaba minini cyangwa se mito hagati yayo. Gusa imibumbe yose ni minini uyigereranije n'ubunini bwacu twebwe abantu cyangwa se udukoko nk'imibu. Gusa nanone umuntu nawe afite ubunini runaka ugereranije n'ibindi binyabuzima cyangwa se ibindi bintu byinshi biri ku isi. Ariko se ubundi nuko byakagenze? Iyi si dutuyeho uko ingana nuko yakabaye ingana? Ibaye nini kurushaho hari icyo byatwara? Abantu uko tungana mu bunini turarutana, hari abanini hakaba n'abato. Ariko ubunini bwacu n'ubuto bwacu bisa n'ibifite urugero ntarengwa, kandi buri wese uko angana abaho. Ubuso bw'isi buramutse bwikubye nka kabiri byagenda bite? Kuri iyi si umuntu ufite metero 5 z'uburebure yahaba? Imbwa ingana nk'inzovu ishobora kuba kuri iyi si? Reka tubivuge mu magambo make. Ingano y'abantu n'ibintu mu bunini muri iyi si nibyo bigenga byose. Uko iyi si yacu ingana nuko nguko yakabaye ingana nyine, hagize igihindukaho ubuzima ntabwo bwashoboka. Uko tungana mu bunini nuko nguko niko gukenewe. Umuntu ufite ubunini buruta bw'abantu banini bari ku isi ntabwo yashobora kuba kuri iyi si. Inyamaswa zose tuzi uko zingana kuriya tuzibona ni kuriya nyine. Ugize icyo uzihinduraho zahita zirekeraho kubaho. Jewe nitwa Ismael Mwanafunzi. Ingano y'isi ndetse n'ingano y'ibiriho nibyo bigize isi yacu. Kugerageza guhindura ingano y'iyi si ndetse n'ibiyiriho ni nko kugerageza kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 100 mu isaha kandi imbere yawe hari igikuta. Muri iki kiganiro dushingiye ku buvumbuzi bushya muri siyanse, reka tugerageze kureba uko byagenda rimwe tubyutse mu gitondo tugasanga ubunini bw'iyi si yacu bwikubye inshuro nyinshi. Ikaba itakingana uko ingana uko nguko, ahubwo yabaye nini cyane. Mu bitekerezo byacu reka duhindure ingano y'iyi si kugira ngo twumve neza uburyo ingano y'ibintu biri ku isi, inyamaswa n'imibumbe ari itumye tubayeho uko tubayeho uko nguko, ndetse n'ibiri kuri iyi si yose bikaba bibayeho uko bibayeho. Iki kiganiro ni cya radiyo Rwanda, cyitwa Waruziko. Mugikurikira buri ku cyumweru 2:00 za mu gitondo no ku wa gatandatu 7:30 z'amanywa. Ikaze. Uyu mubumbe dutuyeho witwa isi upima ibiro quadrillion 6. Ni ukwandika 6 ugashyiraho amazero 28. Iyi si yishyize ku munzani nibwo buremere wayisangana. Niyo mubumbe wa 5 munini mu mibumbe 8 igize itsinda ry'imibumbe yose igaragiye izuba. Itsinda ry'iyi mibumbe ryitwa Système Solaire. Isi ni ya 5 mu bunini mu mibumbe yose 8 igize umuryango wacu. Imibumbe ituruta ni Jupiter, Saturne, Uranus na Neptune. Umubumbe munini kuruta iyi yose ni Jupiter. Reka tugereranye iyi si yacu na Jupiter, umubumbe munini uruta iyindi yose. Jupiter ifite umuzenguruko ukubye w'isi inshuro 11. Umuzenguruko wacu wo ni ibirometero 40,475. Iyo uri mu ndege ushobora gukoresha iminsi 2 ukabuzengurutsa isi, ariko umuzenguruko wa Jupiter ni ibirometero 40,000 ubikubye inshuro 11. Ubwo ni ibirometero 439 na 264. Uburemere bwa Jupiter bwo bukubye uburemere bw'isi inshuro 318. Ubwo ni quadrillion 6 uzikubye inshuro 318. Abazi imibare mushobora gukuba. Kuri iyi si yacu ubuzima bwaba bumeze bute yiba ingana na Jupiter? Reka tubanze dukube kabiri umuzenguruko w'isi yacu tuwugira ibirometero 80,000. Ibyo birahita bituma ubuso bwayo bwikuba 4. Isi yacu iramutse yitoye yonyine ikabyimba nka ballon, ubuso bwayo bwahita bukweduka.
ubuso bwayo ubwo ni ukuvuga hano ku butaka, ubutaka bwakweduka. Birumvikana ibikorwa remezo byose twubatse kubera ko byo bidakweduka byahita bisenyuka. Tekereza ibikorwa remezo byose byo mu isi biramutse birindimutse, ariko mu buryo bw'igitangaza abantu tukarokoka. Twashobora kuba ku isi ifite ubunini bwikubye kabiri. Inyubako, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byo dushobora kongera tukabyubaka, ariko hari ikintu kimwe tutasana kandi cyadukoraho: la gravitation. Gravitation ni uburyo ibintu bibiri bikururana bitewe n'ubunini bwabyo. Iyo duhagaze ku isi tudasimbutse, tutananyeganyeze, tuguma ku butaka, nta hantu tujya, kubera ko isi iradukurura, idukurura kubera ko iraturuta mu bunini. Uko ikintu kiba kinini niko ingufu zacyo zo gukurura ziba nyinshi. Ubunini bw'isi buramutse bwikubye kabiri, ikintu cyose kiriho uburemere bwacyo bwakwikuba kabiri. Ufite ibiro 50, icyo gihe wahita ugira ibiro 100. Rukuruzi y'umubumbe wikubye kabiri mu bunini yaba yiyongereye cyane ku buryo ibyogajuru byose biri mu isanzure byatangira guhanuka bikisekura ku butaka. Ukwiyongera k'ubushobozi bw'isi mu gukurura ntabwo kwabura ingaruka no ku buzima n'imibiri yacu. Ubundi umubiri w'umuntu ushobora kwihanganira rukuruzi y'isi iri ku gipimo kingana iki? Hari abantu bake bakora akazi kabasaba guhora mu muvuduko buri munsi. Abangaba nibo bazi neza uko ubuzima ku mubumbe ufite rukuruzi yikubye inshuro nyinshi bwaba bumeze. Abantu batwara indege z'intambara, avion de chasse, aba nibo bazi icyo umuvuduko ari cyo. Aba nibo bazi uburyo ingufu z'isi mu gukurura zisobanuye ikintu kinini ku buzima bwacu. Mark Long ni umwe mu batwara izi ndege, ni umupilote de chasse muri Royal Air Force, ni ingabo zo mu kirere z'Ubwongereza. Kubera guhora mu muvuduko mwinshi, azi ibyo rukuruzi y'isi ishobora gukorera umubiri w'umuntu. Buri gihe iyi ndege y'intambara ikoze ikorosi cyangwa se ikikaraga kumwe zikaraga mu kirere, umubiri w'umuntu yirimo witsindagira ku ntebe yicayeho. Wowe uri mu modoka mufite umuvuduko munini mukagera mu ikorosi, wikubita ku ruhande rw'aho imodoka ikatiye. Ziriya ngufu zikujyana zitwa force d'accélération cyangwa se force G. Abantu bagenda mu ndege babiziho. Hari igihe indege imera nk'imanutseho gato, abayirimo babyumvira mu nda kubera ko bumva bimeze nk'aho intebe bicayeho ibacitse ikamanuka ikabasiga mu busa. Wumva inyama zo mu nda zibaye nk'izinyeganyeze. Cyangwa se abantu bajya mu myicungo ibi barabizi. Iriya niyo force G. La force G, force G ni nko kwiyongera k'uburemere bw'umuntu. Amaboko yawe araremera, guhumeka bikakugora kubera ko urimo guhangana n'ingufu ubusanzwe udahangana nazo. Iyo uri mu muyaga mwinshi uba wumva akaguru kawe kiyongereyeho ibiro nka 5. Biba bimeze nka kwa kundi iyo wagize ibinya mu kuboko. Kunyeganyeza akaboko wumva ari nko guterura ibiro 10. Ku isi yikubye kabiri mu bunini ni kuriya byajya biba bimeze. Kubera ko uburemere bwawe bwaba bwikubye kabiri, wajya wumva umeze nk'aho wikoreye undi muntu ufite ibiro nk'ibyawe. Gutera intambwe byamera nka kwa kundi bigenda iyo ibinya byagufashe mu kuguru. Wajya uzamura ukuguru ugahangana n'ingufu zishaka kugusubiza hasi. Ingufu bita force G iyo ziri kuri kabiri nta kibazo biba biteye. Kuri G 2 ushobora kunyeganyeza umutwe, ariko kunyeganyeza umubiri uko ariko kose byajya bisaba ingufu. Ukunyeganyega uko ariko kose kwajya kukunaniza. Ubuzima bwacu bwahita butangira kugenda buhoro cyane. Ku maguru aremereye wajya ugenda metero 2 mu minota 30 kandi ukamara kuzigenda wananiwe bitabaho. Igihe kinini twajya tukimara twirambitse cyangwa se turyamye. Twakongera kubaka ibikorwa remezo bundi bushya, tukubaka za biro aho abakozi bazajya bakora akazi baryamye kugira ngo imitima yabo igire akazi gake. Kubera iki? Kubera ko iyo duhagaze umutima wacu uba ugomba kurwana n'uburemere bwacu buhura na rukuruzi y'isi bikadutsindagira ku butaka. Kubera ko turi abantu bagendera ku maguru abiri, duhora duhagaze mu buryo buri verticale cyangwa se buhagaze, umutima wacu ukoresha ingufu nyinshi uzamura amaraso ngo yageze mu bwonko. Ni nk'ipompe ikogota amazi yakura mu gishanga yajyana imusozi. Igihe uburemere bwacu bwakwiyongera na rukuruzi y'isi yiyongereye, noneho umutima byajya biwusaba ingufu zitagira ingano kugira ngo ugeze amaraso mu mutwe, mu bwonko. Kuryama nibyo byaworohereza akazi kubera ko ntabwo byajya biwusaba gupompa amaraso uyazamura. Abantu bagufi cyane kandi babyibushye nibo babaho neza muri ubu buzima.
iyo tuza kuza kuri iyi si ifite ubunini nk'ubu ngubu turimo kuvuga, ingano yacu n'imiterere y'imibiri yacu biba byarize kubaho mu buryo bugendanye n'iyo si ingana uko nguko nyine. Usibye ku buzima bwacu, isi nini kuri urwo rwego yanagira ingaruka ku muryango wose w'imibumbe igaragiye izuba, by'umwihariko ku kwezi. Iyo uri ku kiyaga cyangwa se ku nkengero z'inyanja, kwa kuntu ujya ubona amazi anyeganyega akaza akikoza ku nkombe agasubirayo nk'aho hari ikintu kirimo kuyanyeganyeza. Babyita mare. Ukwezi niko kuba kurimo kubikora. Nujya ku kiyaga mu gihe cy'ukwezi kuzuye, uzabona ko ari amazi arimo gukubitana ku nkombe ingufu nyinshi cyane ugeranije n'ubusanzwe, aba arimo guhubangana cyane. Isi iramutse yikubye kabiri mu muzenguruko, byaba bivuze ko inzira ukwezi kunyuramo kuzenguruka isi yaba yegereye isi cyane. Birumvikana isi yagize umuzenguruko yikubye kabiri, ubwo yaba yegereye ukwezi kurusha ubu. Mu kirere cyacu ukwezi kwaba kwafashe umwanya munini. Ubusanzwe aho ukwezi guherereye uyu munsi, kubera rukuruzi yako, amazi y'inyanja aho agera ntabwo hajya hakunda guhinduka ngo abe yazamuka agere muri metero 100 z'ubujya hejuru. Ariko ukwezi kuramutse kutwegereye, kwa kundi ubona amazi magari aba arimo kubyina mu kiyaga yikoza ku nkombe agasubirayo, noneho yajya azamukana ingufu kandi akagera kure cyane. Imijyi myinshi yo ku nkombe z'amazi magari yasenyuka. Byibuze mare cyangwa se kwa kundi amazi aba abyina mu nyanja yajya agera muri metero 1000. Imijyi nka Londres yahita irekeraho kubaho. Mu yandi magambo, ubuzima nk'uko tubuze uyu munsi bwahinduka cyane ku isi ifite ubunini bwikubye kabiri. Isi yacu iramutse igize ubunini bungana na 1/2 cy'ubunini bwa Jupiter, hari ikindi kibazo cy'ingutu twahura nacyo. Umwuka duhumeka wahita uhinduka uburozi. Isi iramutse yiyongereye mu bunini, byaba bivuze ko n'ibiyiriho ndetse n'ibiri mu kirere cyayo byose byakwiyongera mu buremere. Icyo gihe bimwe mu binyabutabire biri mu mwuka duhumeka byahita biba byinshi kubera rukuruzi y'isi yabyegeranya cyane ikabikurura ari byinshi. Umubiri wacu ubusanzwe wihanganira ingano ipimye ya oxygene. Oxygene ni ikinyabutabire kiba mu mwuka duhumeka. Iyi oxygene iramutse ibaye nyinshi, abantu ntabwo bashobora guhumeka. Twabura umwuka mwiza duhumeka, bikagira ingaruka kugeza naho ushobora gutakaza ubwenge kubera guhera umwuka. Ibi bivuze ko ingano y'ibigize umwuka duhumeka iterwa n'ingano y'umubumbe dutuyeho. Isi iramutse igize ubunini nk'ubwa Jupiter, inyamaswa zitagira urutirigongo zonyine nizo zashobora kubaho neza. Zo ntabwo zihagarara ku maguru abiri ngo zeme. Ese ubundi na mbere yuko tuvuga izi ntambara zose twarwana kugira ngo tubeho, imbaraga z'isi zo gukurura zaba ziyongereye gutya zatuma iyi si ubwayo ikomeza kubaho? Ukwezi kuzenguruka isi. Isi ifite rukuruzi. Kuba iyo rukuruzi idakurura ukwezi ngo kutwitureho, nuko isi ifite ingufu zitari umurengera. Iki gihe yiyongereye mu bunini, izi ngufu za rukuruzi y'isi zaba zikubye inshuro nyinshi, kandi ukwezi ntabwo ko kwaba kwahindutse mu bunini no muri rukuruzi yako. Iki gihe byagenda bite? Richard Nelson ni umwongereza w'umuhanga cyane mu by'imibumbe. Ukwezi ntabwo kwashobora gukomeza kuzenguruka isi yikubye inshuro 11 mu bunini. Ni ukuvuga isi yaba yangannye nka Jupiter. Mu masaha atarenze 3 isi ingannye gutyo, ukwezi kwahita kwisekura ku isi. Dans les 3 heures qui suivraient l'augmentation de la masse. Mu yandi magambo, isi ingana na Jupiter ntabwo yabaho. Ni ukuvuga ko uko iyi si ingana ari uko nguko nyine niko gukwiye. Guhindura ingano yayo ni uguhindura hafi byose biyerekeyeho. Reka tugaruke ku isi uko ingana uyu munsi. Isi yaturemeye imiterere n'imimerere y'ibintu, ariko ingano y'ibiri ku isi ifite akamaro gatangaje. Reka tuvuge ku tunyamaswa duto, udukoko cyangwa se insect, amasazi, imibu, inshishi. Ibinyabuzima byagowe cyane kubera ubuto bwabyo, birapfa cyane kandi kenshi.
udukoko cyangwa se insecte nini kurusha izindi zipima nibura garama 100 kandi uburebure bwazo cyangwa se umuzenguruko watwo ntabwo ujya urenza santimetero 30. Nyamara mu myaka miliyoni 300 ishize utu dukoko twashoboraga kuba tunini cyane. Icyo gihe habagaho agakoko kitwaga Meganeura. Meganeura yari mu bwoko bw'amasazi n'inzuki. Meganeura yashoboraga kugira uburebure bwa metero 1. Nibyo wabyumvise neza, mu myaka miliyoni 300 ishize mu gihe cyiswe Carbonifere washoboraga guhura n'isazi ingana n'ihene mu bunini. Uruyuki rwashoboraga kukudwinga rukaguca igisebe kinini cyane. Ntabwo bitangaje kuba utwo dukoko uyu munsi twarazimye tukaba tutakibaho. Udukoko nk'ibinyugunyugu n'amasazi ntabwo bihumekera mu mazuru. Udukoko twose tuba dufite utwenge ku mubiri, utwenge tuba ducometseho uduheha twinjira mu mubiri, niho duhumekera tukinjiza umwuka mu mubiri wose. Ubu buryo bwo guhumeka burakora neza cyane, ariko bushoboka ku dukoko duto twonyine. Niba umwuka unyura mu twenge turi ku mubiri, ubwo ibice by'umubiri byegereye uruhu nibyo bibona umwuka neza kandi mwiza. Agakoko iyo ari gato, ubwo ibice by'umubiri wako byose biba byegereye uruhu bikabona umwuka neza, ariko iyo ari kanini hari ibice bishobora kubura umwuka. None se udukoko two mu myaka miliyoni 300 ishize ko twari tunini cyane twabigenzaga dute? David Labonte ni umuhanga cyane mu binyabuzima, akorera kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Au Carbonifère, muri icyo gihe bise Carbonifère, ikirere cyari kirimo umwuka mwinshi wo guhumeka, cyari kirimo oxygene ku by'inshuro 1.5 iyo dufite uyu munsi. Umwuka w'icyo gihe wari urimo 30% bya oxygene, mu gihe uyu munsi harimo 20%. 30% contre 20% aujourd'hui. Kubera ko oxygene yari nyinshi mu mwuka, ubwo twaduheha twarayikogotaga cyane tukayigeza hariho hose mu mubiri w'agakoko gapima metero y'uburebure. Uyu munsi umubu ungana n'urukwavu ntabwo wabaho, kubera ko muri iki kirere cyacu ntabwo wabona umwuka urimo oxygene utunga. Nguku uko utwo dukoko twagiye tugabanya ingano yatwo mu bunini, uko umwuka mwiza wagenda guba muke mu isi. Tukiri kuri iyi ngingo y'ubunini n'ubuto bw'inyamaswa, reka tuvuge ku nyamabere. Hamwe na metero zirenga 30 z'uburebure, la baleine bleue niyo nyamabere nini kurusha izindi zose zo mu isi. Baleine ni inyamaswa iba mu mazi imeze nk'ifi ariko y'inyamabere. Tekereza haramutse habayeho umuntu ungana gutya. Reka dutekereze turamutse tugize ubushobozi bwo gukuba 3 ingano y'umugabo munini ariko usanzwe. Tuvuge aho umuntu usanzwe utari umugabo w'ibigango, umuntu usanzwe mushobora guhurira mu muhanda, yaba apima metero 5 z'uburebure. Birashoboka mu bitekerezo no mu biganiro, gusa mu bikorwa biragoye. Kugira ngo twumve uburyo bigoye, reka tuvuge kuri Zoltan Kozen, umunyaturukiya muremure ku isi. Zoltan Kozen akiri umwana muto yagize ibyitwa hypertrophie de l'hypophyse. Ni indwara itera umubiri w'umuntu kuvubura imisemburo myinshi yo gukura kurenza iyo umubiri ukeneye. Hano ukura kurenza ibiri ngombwa. Ibi byatumye uyu munsi Zoltan Kozen apima metero 2 na santimetero 51 z'uburebure. Kumureba mu maso nta kuntu bitagusaba kurarama. Nta muntu umusumba ku isi. Nta buryo na bumwe uburebure nk'ubu ngubu bwabura ingaruka ku buzima bwa nyirabwo. Amagufa yo mu maguru ya Zoltan Kozen aroroshye cyane ku buryo avunika byoroshye. Ni nayo mpamvu akurikiranwa bya hafi n'umuganga we. Le problème, ikibazo cye ni uburebure bw'amagufwa. Iyo ukoresha ingufu nyinshi cyangwa ugashyira ibiro byinshi ku kintu kirekire cyane, kivunika mu buryo bworoshye. Uko ikintu kiba kigufi niko gikomera. Ibyo ni nako bigenda ku magufwa y'umuntu. Ibi byiyongeraho icyitwa guhagarara ukaguma ahantu hamwe ugashikama. Umuntu ufite amaguru apima metero hafi 2 biragoye cyane ko yahagarara agashikama. Uze gushakisha amafoto ya Zoltan Kozen ahora n'imbago. Iyo yirekuye aragwa, ariko we ibi ntacyo bimubwiye, yaza kugira ubuzima bwiza. Uburebure nta kibazo buteye. Igifite agaciro ni ukugira ubuzima buzima no kubasha kurenga ibigeragezo byabwo. Waba munini cyangwa muto, ushobora kubaho wishimye. Ibibazo by'ubuzima bwe byose bishingiye ku mikoranire y'uburebure bwe n'ubunini bwe. Uburebure ni ukujya hejuru, ubunini ni ibigango cyangwa se kubyibuha. Ni nko kubaka umuturirwa ungana n'inkingi imwe. Zoltan ntabwo abyibushye kandi ni muremure.
mu ngano y'imibiri yacu uburebure bujyana n'ubunini, ni nako bigenda ku bindi binyabuzima. Gusa hari ibica ku ruhande iri tegeko. Ibinyabuzima binini kurusha ibindi kuri iyi si, haba mu nyamaswa no mu bimera, ni ibiti byitwa Sequoia afaidif. Ni ibiti bikunda kuba ku nkengero za leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Sequoia imwe ishobora kumara imyaka 2500, kandi igiti kimwe gishobora kugira metero 115 z'uburebure, kikagira metero 8 z'umuzenguruko. Gishobora gupima ibihumbi n'ibihumbi by'ibiro mu buremere. Iki giti bagitera nk'ibindi byose dutera buri munsi. Iyo gikura kiba kinanutse nka karoti, ariko iyo gitangiye kugira uburebure bubarirwa mu mametero y'ibinyacumi, uruti rwacyo rugenda rubyibuha rukaba runini kugira ngo rushobore kwikorera ibyo biro byose. Hasi kiba kibyibushye cyane, kikagenda gikura kinanuka hagana hejuru ku buryo kiba kimeze nk'umutemeri. Ikibazo cyo guhagarara kikaba gihamye, iki gihe kiba gikemutse. Gusa ntabwo aricyo kibazo cyonyine. Todd Watson ni umuhanga mu buzima, yakoze ubushakashatsi kuri mwene ibi biti. Imwe mu ngingo zituma ibiti byinshi bidakura ngo bibe birebire cyane ni ingorane ziba mu kuzamura amazi ava mu mizi ajya mu mababi ya nyuma mu bushorishori. Iyo niyo mpamvu ibiti byinshi bikura bikazagera igihe bigahagarika gukura. Gusa sequoia zo zabonye igisubizo cy'icyo kibazo. Les séquoias, en revanche, ont trouvé une réponse à ce défi. Amababi ya sequoia yahagana hasi aba ari meza cyane, ashishe cyane, ariko ayo hejuru mu bushorishori aba ari mato cyane kandi anyunyutse. Ni ukubera ko uruti rukura runyunyuka. Amababi yo hejuru cyane aba akeneye amazi make. Kugira ngo igiti kizamura amazi muri metero nyinshi hejuru, bisaba ingufu nyinshi cyane. Kugira ngo amazi ave mu mizi azamuke, biterwa n'amababi y'igiti ahindura amazi yanyoye mu mwuka. Uko guhindura amazi yo mu mababi mu mwuka bigatuma igiti kinyunyuza amazi ari mu mizi akazamuka mu ruti. Kubera ko amababi ya sequoia yo mu bushorishori ari mato, amazi make niyo akeneye gukora urugendo rurerure ajya mu bushorishori. Sequoia ibaye ndende kurenza metero 200, n'ubu buryo bwo gukoresha utuzi duke ku mababi yo mu bushorishori ntabwo bwakora. Uru rugero rw'iki giti ruragaragaza uburyo kuba munini binyura mu nzira ndende z'imiterere y'ikinyabuzima. Dufata urugero rw'imbwa. Igikanka cy'imbwa cyangwa se skelete ibigize 8% by'ibiro by'iyo mbwa. Imbwa ifite ubunini busanzwe iramutse igize ubunini bwikubye 3, igikanka cyayo cyangwa se skelete yayo yahita igira 10% by'ibiro byayo. Inyamaswa nini zose ziba zifite ubuso buto bw'umubiri ugereranije n'ubw'inyamaswa nto zigira. Buri zose mu cyiciro cyazo, ariko ntabwo wagereranya imbwa n'inzovu mu bunini. Inyamaswa nini ugereranije n'ubunini bwazo ziba zifite ahantu hake ho gusohorera ubushyuhe bw'umurengera bw'umubiri wazo. Inyabibazo kurusha izindi kuri iyi ngingo ni inzovu, zinakunda kuba mu bice by'isi bishyuha cyane. Gusa zo zifitiye icyitwa système de ventilation. Buri gihe iyo ubushyuhe bwo hanze bwiyongereye, amatwi y'inzovu yo ahita konja kurusha ibindi bice by'umubiri bisigaye. Amatwi y'inzovu akora nka climatiseur, niyo akonjesha umubiri wose. Imbwa yawe iramutse yikubye 3 mu bunini rero, yahura n'ikibazo gikomeye cy'ubushyuhe. Byayisaba kumera amatwi manini kandi afite ubushobozi bwo gukonjesha kugira ngo agenzure ubushyuhe bw'umubiri wose. Ikindi kibazo gikomeye cyavuka imbwa iramutse ibaye nini cyane, wenda ikangana nk'inzovu, ni umuvuduko muto. Yahita igira umuvuduko muto mu kugenda no gukora ibindi byose. Hervé Bochrin ni impuguke mu birebana n'inyamaswa za dinosaure. Uyu mwarimu w'ibinyabuzima azi impamvu inyamaswa nini zikunda kugenda no gukora ibintu byose buhoro buhoro, zomboka. Un autre inconvénient que rencontrent les animaux de grande taille, c'est qu'ils doivent transporter leur... Indi mbogamizi inyamaswa nini zihura nayo ni uko amakuru yo mu bwonko bwazo akora urugendo runini ava ahantu hamwe ajya ahandi. Umuvuduko w'amakuru mu bwonko urazwi hafi ku nyamaswa zose, ni hafi metero 80 mu isegonda rimwe. Uwo ni umuvuduko uhagije ku nyamaswa ntoya. Ariko iyi nyamaswa itangiye kugira ibinyacumi by'amametero, urugendo rwo kugenda no kugaruka rw'amakuru mu bwonko rushobora kugeza mu isegonda cyangwa iby'ijana runaka by'isegonda. Ari byo bituma igihe zikoresha zifata ibyemezo kiba ari kinini ugereranyije n'intoya. Le temps de réaction de ces animaux devait être plus limité. Nk'inzovu iyo ikandagiye ibuye rikayibabaza,
yumva ko ibabaye hashize iby'icumi runaka by'isegonda kugira ngo amakuru y'uko ikandagiye ikintu azajye kuva ku kirenge agere mu bwonko abaye ari umuntu yaba yatatse kare. Niyo mpamvu inzovu iyo zigenda ziritonda cyane, zigenda buhoro cyane, zibanza kumenya neza aho zishinga ibirenge. Ziba zinagomba gutegereza ngo zimenye niba zitakandagiye ikintu kizibabaza mbere yo gutera indi ntambwe. Imbwa rero byayigora kungana nk'inzovu kubera ko ubusanzwe ni impigi. Kubaho kwayo bishingiye ku muvuduko. Ese ibi bibaye ku muntu byagenda bite? Dufashe ingano y'umuntu tukayikuba 5, ibiro bye byahita byikuba inshuro 125. Byamusaba kugira amagufa akomeye cyane yo kwikorera ibiro bingana uku nguku. Nawe byamusaba amatwi manini nk'ay'inzovu kugira ngo ashobore kuringaniza ubushyuhe bwo mu mubiri we. Ntabwo ari ibi gusa kubera ko hari indi mbogamizi ikomeye. Umuntu ni bipede, agendesha amaguru abiri. Aramutse agize ibiro 500 yakomeza kugendesha amaguru abiri. Imwe mu nguge zatubanjirije mbere yuko duhinduka abantu yitwaga Gigantopithèque. Gigantopithèque niyo nguge nini yabayeho kuva isi yabaho. Yapimaga ibiro biri hagati ya 250 na 500. Ntabwo yashoboraga kurira ibiti kandi yagendeshaga amaguru 4 kubera ko ntabwo ibiro bingana uku nguku byahagarara ku maguru abiri. Gigantopithèque kandi ntabwo yari nini gusa, ahubwo yari na ndende ku buryo itahagararaga ku maguru abiri. Kandi Hervé Bochrin azi impamvu inyamaswa ndende zitabasha koroherwa n'ubuzima bwo kugendesha amaguru abiri. Quand la taille augmente et si un animal est bipède ou si le cerveau est beaucoup plus haut que le niveau du cœur. Iyo uburebure bwiyongereye ku buryo ubwonko buba buri hejuru cyane ugereranije n'aho umutima uri, nk'uko bimeze kuri girafe, havuka ikibazo cyo gupompa amaraso ava ku mutima agera mu bwonko. Imitima yazo iba ifite ingufu nyinshi cyane. À lutter contre la gravité sur une telle distance devra développer un cœur très puissant. Girafe ni gasumbashyamba mu Kinyarwanda. Girafe ishobora gupima metero 5 z'uburebure. Ijosi ryayo ryonyine riba ripima metero 2. Ubwo umutima wayo kugira ngo ugeze amaraso ku bwonko uba ugomba kuyazamura mu rugendo rwa metero 2 hejuru. Niyo mpamvu inyamaswa ifite umutima upompa kurusha amapompe menshi y'amazi abantu bakoresha bavana amazi mu gishanga bayajyana imusozi. Umutima wayo uravunika cyane. Uribuka cya giti cyitwa sequoia kigomba kuzamura amazi kiyakura mu mizi kikayajyana muri metero 115 mu bushorishori mu mababi. Ukuri nako umutima wa gasumbashyamba uvunika. Ntabwo ari byiza gutura kure y'ikigega. Izi ngero zose dutanze zigaragaza ko umuntu aramutse abaye munini inshuro 5 kurusha uko tungana uku nguku byamusaba kurekeraho kugendesha amaguru abiri ahubwo yatangira kujya kamba. Ikibazo cyahita kivuka hano kindi ni ese umuntu ugendesha amaguru 4 yaba akiri umuntu? Umuhanga mu mibereho y'abantu umunyamerikakazi Dean Falk yasubije iki kibazo. Kugira ngo ikinyabuzima kingana uko cyitwa umuntu biba ngombwa ko kigendesha amaguru abiri. Kugendesha amaguru abiri niwo umurongo ngenderwaho w'ingenzi udutandukanya n'izindi nguge. Tugendesha amaguru abiri niyo mpamvu turi abantu. Nous sommes des bipèdes. Uramutse ugize ibiro 500 kandi ukaba munini nka gasumbashyamba ntabwo waba ukiri umuntu. Impamvu kugendesha amaguru abiri bitugira abantu nuko bituma umutwe wacu ujya hejuru ku buryo tubasha kubona ibyago biri kure. Tureba mu cyerekezo. Ikindi kugendesha amaguru abiri bituma dushobora kumanura ibintu biri hejuru nk'ibyo kurya. Nicyo cyatumye tubasha kubaho neza mu ishyamba kandi tutarusha intare guhiga. Ariko cyane bipedi cyangwa se kugendesha amaguru abiri bituma amaboko yacu atagira akazi kenshi bigatuma tubasha gufata ibikoresho. Niyo mpamvu ihene nta murimo n'umwe zijya zikora. Gukoresha ibikoresho nibyo byaduteje imbere none dutegeka izindi nyamaswa zose. Umuntu aramutse abaye munini nk'inzovu byamusaba kugira igituza kinini cyane kubera ko byanze bikunze yagira umutima munini cyane ushobora gupompa amaraso menshi uyajyana mu bwonko kandi uwo mutima wabura hagana hejuru mu gituza ahegera ku ijosi kugira ngo amaraso adakora urugendo rurerure ajya mu bwonko. Bitabaye ibyo byadusaba umutima ufite ingufu nk'izo gasumbashyamba cyangwa se girafe. Ingano ni ingingo y'ingenzi kuri buri bwoko bw'ikinyabuzima muri iyi si. Ingano ni igena ubwoko bw'ubuzima ikinyabuzima kibamo icyo ari cyo cyose. Iyi ingano y'ikinyabuzima ihindutse mu buryo bukabije, icyo kinyabuzima gihita gihinduka ikindi kinyabuzima, gihita kiva mu muryango cyari kirimo.
dusubire inyuma gatoya aho twatangiye tuvuga uko byagenda ubunini bw'isi buramutse bwiyongereye bukikuba kabiri nyuma bukaza kwikuba inshuro 11 isi ikangana na Jupiter. Twabonye ko ubuzima kuri iyi si butashoboka. Ariko noneho byagenda bite inyenyeri imibumbe yo mu muryango wacu izenguruka iramutse yiyongereye mu bunini? No kuvuga izuba riramutse ryiyongereye mu bunini byagenda bite? Ngiyi ngingo tuzaganiraho mu bindi biganiro. Iki kiganiro cyitwa Ruziko, ni cya Radio Rwanda kandi dukunda iyo mucyumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Waruziko, ikiganiro cya Radio Rwanda.